Funzwe tariki 12 z'ukwa mbere 2002 ndegwa icyaha cya viole 2002. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? 18. Uyu munsi ufite imyaka ingahe? 40. Yego. Urabona ko ngewe mfungwa nafunzwe ari icyaro gikazi none ntashari mu mujyi. Yegereze mikoro. Nafunzwe ari icyaro none ntashari mu mujyi. None urabona ntarahejejwe inyuma n'amateka. Mu gihe nanjye ubu nagombye kuba nagira icyo ngeraho none urabona ntashe ndi umusaza none se ubu nzimarira iki? Imbaraga zo gukora ziri gushira. Imbaraga zo gushira ziri gukora none ko mbaye narahamugariye n'umugongo buko wanacitse. Harya wafunzwe ufite imyaka 18. 18. Uyu munsi ufite imyaka 40. Ubwo bivuze ngo umazemo imyaka 22 byo nini rucabana bita byumvikana. Umugabo ufunzwe imyaka 20 muri gereza yarakatiwe 2 ni ukubera iki? Ubwo nari imaze kubimenya kuko yaravuye aho nkejo yari yavuye aho ngaho bamuzanye yabivuze. Yego. Barambwiye ngo ibyo bintu ntago tubizi ngo turabikurikirana. Hano hari kuwa 4. Yego. Ku 16. Ariko ngiye kumva ngo kuri 20 ngo wa mugabo bamurekuye. Niyo mpamvu twamushatse ngo tumuganirize atubwire. Se kumufunga imyaka 20 yahise ngo niyo ubuginga. Niyo ubuginga. Bayibuze muri gereza. Uyu mugabo yarafungiwe iki? Umuntu ajya muri gereza agafungwa atari kuri ordonnance gute? Ubwo se byabe ngo ni mu nyumvishiriza. Transparency mwaje murenganura abantu koko. Ariko mwana bigezemo na maji yabigezemo. Ahubwo uyu nawe ariko we ntacyo ari gukora buryo umuntu afunzwe. Ntacyo yakwimarira. Uri hanze ni ugira icyo mumarira. Mu gusomerwa bankatira igihano cy'imyaka 2. Yego. Tariki 13 z'ukwa mbere 2009 nyirangije gereza yanga kundekura ngo mfitemo dose y'imyaka 20. Ubwo igihano niba mbyumva neza igihano wari usoje ni cya kindi cy'urukoza soni. Cy'imyaka 2. None gereza yanga kundekura ngo mfite indi dose y'imyaka 20. Yego. Iyo dose y'imyaka 20 igenda gute? Bati none ntabwo wigeze gufungwa hano n'ubwa mbere ufungwa. Yego. Ndabwa ngewe ubu n'ubwa kabiri mfungwa hano. Yego. Ariko dose yari imfunze narayiburanye mu Rwambere rw'Iremezo mpropozwa burundu mu gusomerwa ngirwa umwere ndataha. Yego. Bati iyo dose rero niye gukatira imyaka 20 mu ruhe rukiko. Bati none ko nimero zihari ari za parike. Yego. Bati se none parike icimanza nise ninge muri kubibaza. Ahubwo nge ni munsobanure naboranye mu Rwambere rw'Iremezo. Niba wenda ari rwo rwari parike nge simbizi nto narinzi n'iby'inkiko munsobanure baterekareka u Rwambere rw'Iremezo nirwo rukiko none turi kubona hariho nimero za parike. Yego. Rero mumbabarire mu mpubutabera mungaragarize nimero z'urukiko mbandikire mbabaza ukuntu bacura umuntu bakanamukatira baramurekuye. Yego. Bati rero twewe ikintu tugiye gukora no kugukorera ubuvugizi tukareba ko hari ico babikora ariko twewe ntitwakurekura turi kubona dufite indi dose y'imyaka 20 hano. Yego. None kituzuye nkaba mfunzwe binyuranyije n'amategeko se mwakagombye kundekura ngakurikiranwa ndi hanze hanyuma ndafungwa gute kandi urukiko ari rwo rushinzwe gufunga umuntu? Bati natwe nibyo tugiye gukurikirana. Banyima ubutabera. Yego. Hera 2009 mburana n'ubuyobozi bwa gereza bigeze 2017 ndavuga nti n'ubu. Gereza ya hehe? Gereza ya Musanze. Yego. Ubu ni igororero rya Musanze. Ubwo baravuze bati nta kuntu twewe twakurekura turi kubona gihamya hanga. Twewe ahubwo ikintu tugiye gukora ni ubuvugizi tukareba ko babidufashamo bakakurekura. Ndagumya ndabibaza bigeze 2017 mbona birarambiranye ndavuga nti ngewe ndabona birambiranye nubundi ndikona bigiye kurangira ibihano mwambwiye kantegereze ntuze ndebe ko byarangira ngataha. Yego. Umunyamategeko wari waranyimye ubutabera bamaze kumusezerera ejo bundi mu zabukuru bambajije undi wari umusimbuye. Yego. Na deregitera harati ngaho none mugenda abafite ibibazo bya dosiye babarebere. Ngeze muri gerefe bati weho turi kubona barakubariye tegereza urangize ibihano byawe ugire gute utahe. Birangiye sinataha. None ko byarangiye nkaba ntatashe. Ibaruwa iragenda igeze muri gerefe ngo ubusobanuro ku yindi dosiye. Igenda ite? Bati none iyi dosiye y'imyaka 2 ntari yawe. Inongo warusoje dosiye y'imyaka 20 umaze kuyisoza
hahita haza ya dosiye y'imyaka iyo ibiri. y'ibiri Mm. igenda gute bati none iyi dosiye y'imyaka ibiri ntabwo ari iyawe ndavuga nti ngewe dosiye nzi nyirizina rero ni iyi y'ibiri. Mm. ni iy'ibiri gute ndabasobanurira bati iyi dosiye y'imyaka 20 n'iyi y'ibiri byose ni ibyawe ugomba gukora n'iy'ibiri twe nta kindi twagufasha. Yego. None rero ngewe niba nta kindi mwamfashaho mumbabarire mungaragarize urukiko rwampaye iyo 20 kuko nge nyikoze n'ubundi atari iyanjye. Yego. ntazi inkomoko yayo. Mm. Bati ikintu nge ngiye kugufasha nuko iyi baruwa ya maje umpaye ngo nsome ngiye gukurikiza ibingibi maje yari yasabye gereza ko igomba kwandikira urukiko rukagaragaza ukuri kuri iki kibazo. Yego. Atako kantu niko batakoze nge ngiye kugukorera. Saura bukoza fande. Yego. Igihe atarabikora abacamanza babaje kudusura hariya kwigororera. Bahageze bati bambagejeje ikibazo cyanjye. Ibagejejeho bati uyu muntu nukuzamuzana ku rukiko. Ngeze ku rukiko porokerera ati rero iki kibazo cyawe ndabona kitoroshe none weho rigo nkuko yari kubivuga ko mu gitabo iwanyu mureba mugasanga yaratashe genda urebe mu icyo gitabo nusanga yaratashe koko ukore raporo ati twagira n'amahirwe ukabonamo na nimero y'iyi dosiye tugahita tubibona ko koko yari yarayigizweho umwere hanyuma twoherereze raporo. Porokerera ati cyo ngaho rero nimwigendere none ngewe nto birarenza mu kwa 8 haragwa igisubizo. Nibwo nagiye kubona mbona rigo ngo waraje muri gereza mo ndani ati cyo ngaha mbarutahe. Tugeze hanze arambwira ngo weho wari kuzagwamo. Inde yabikubwiye? Uwo munyamategeko kuri gereza ari. Yego. Acyakirimo. None urukoza soni mu gutereta rwaturutse he? Njya kuburana nge nuko babivuze. Niwe ngo dosiye wakorewe ni y'urukoza soni. Yego. Dosiye nakorewe ni y'urukoza soni. No mu rukiko waburanaga iki icyaha cy'urukoza soni. Icy'urukoza soni rwose. None ko mu rukiko basobanura uburyo iki cyaha cyakozwe. Iyo basobanuraga uburyo ki wagikoze basobanuraga gute? Icyo cyaha cy'urukoza soni n'umukobwa nateretaga. Yego. Hanyuma niba yaragendaga akabibwira iwabo ntaho mbizi nagiye kuja kubona mbona ababyeyi be baje kumfata mu rugo banshikiriza ubutabera. Abaje kugufata mu rugo ni bande? Ni umubyeyi we papa we. Umubyeyi w'umukobwa ni waje kugufata mu rugo? Papa we n'abandi basore babiri yari tabaje aho ngaho ku ruhande. Nese umuturage ajya gufata undi muturage? Niko bimeze nibo banyifatiye. Yego. Banshikiriza ubutabera nani bo bangejeje ku murenge. Tugeze ku murenge baramfunga. Nyine icyo ndi kwibaza bakujyanye ku murenge bavuga yuko wakoze ikihe cyaha? Banjyanye ku murenge bavuga ko nari ngiye kubafatira umwana wabo ku ngufu. Bagusanganye nawe se? Ntabwo bansanganye nawe. N'umukobwa w'ubwe yanaravugaga ati ngewe nubwo mugiye kumujyana ku murenge ngagi ngo yaragiye kumfata ku ngufu nge namubonye ngira ubwoba ndiruka ariko ntabwo yaragiye kumfata ku ngufu. Ati kuko nimunamugeza ku murenge baramurekura. Yego. Ubwo rero sinzi umuntu wabigizemo uruhare runini niba nari wahari wari warakoze birabyara bimpejeje ntaho mbizi. Ndinda kugera ku murenge. Yego. Ntabwo umukobwa yanifuzaga ko mfungwa. Yego. Ngiye kubera ko nari mfunzwe na dosiye ituzuye byageraga y'abandi bagasohoka ku rutonde nge nkabura. Yego. Nigeze no gusohokaho rimwe uwo munyamategeko witwa Barijoro tugonganiye hanze ahita nyinjiza. Subira muri gereza ahubwo bagushire no mugasha ati wasohotse gute ko umbwira ko ira dosiye atari nge ira dosiye mbakaga nimero y'urukiko rwayinkatiye sayi ntayo mwampaye. Niyo mpamvu nari ngerageje ngo ndebe ko ndanasohoka ku kipe nari ngize amahirwe yo gusohoka rero ati injira sinzongera no kukubona hanze. Yes, reka twongere tusuze mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu. Ngiye umva kana gusoza nitwa Young 250 the great of course mwene Sirake niko nitwa. Ngira ngo niba ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho gakunda inkuru tugenda tukugezaho iyi channel twitwa Mukunzi TV. Kanda sabone niho natutiyabonesha. Ngira nkuko mubona kuri kamera zacu ndi kumwe n'abantu babiri ngira ngo umwe musanzwe mumuzi yitwa Setora Janvier no munyamakuru akaba no musesenguzi ariko nanone iruhande rwe hari umuturage ufite ikibazo cyangwa se uvuga ko yarenganye umuturage uvuga yuko yafunzwe imyaka
22 ariko mu by'ukuri yari yarakatiwe imyaka 2. tukaba twavuze ngo reka tumuganirize atubwire ese ibivugwa nibyo koko, ese ubundi byagenze gute. noneho impamvu twifashije Setora nuko Setora ari umwe mu bantu bakurikiranye iki kibazo bakaba bakizi neza. Reka dutangire tumuha ikaze. Umuturage tuguha ikaze. Murakoze kuba mumuhaye ijambo. Yegereza mikoro. Murakoze kuba mumuhaye ijambo. Nge nitwa Nizeyimana Jean Damascene. Yego. Abantu mu mudugudu wa Kadahenda, akagari ka Birira, umurenge wa Kimonyi, akarere ka Musanze, intara n'amajyaruguru. Yego. Noneho Jean Damascene, turashaka ngo utunyurire mu donc tubwire ubive imuzi n'umuzingo, utubwire wafunzwe gute, ifungwa ryatangiye ryari. Ngewe ntangira gufungwa nafunzwe tariki 12 z'ukwa mbere 2002, ndegwa icyaha cya viole. 2002. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? 18. Uyu munsi ufite imyaka ingahe? 40. Yego. Ubwo ndaburana mburana mu mwaka w'2004. Yego. Mburanira mu rukiko rwa mbere rw'iremezo, nkoropozwa burundu. Yego. Mu gusomerwa ngirwa umwere ndataha. Tariki 13 z'ukwa mbere 2007 nongera gufatwa ku kindi cyaha cy'urukozasoni. Yego. Nsubira muri gereza. Icyo cyaha cy'urukozasoni rero cyo wagikoze gute cyaha cy'urukozasoni? Icyo cyaha cy'urukozasoni ni umukobwa nateretaga. Yego. Hanyuma niba yaragendaga akabibwira iwabo ntaho mbizi, nagiye kuja kubona mbona ababyeyi be baje kumfata mu rugo banshikiriza ubutabera. Abaje kugufata mu rugo ni bande? Ni umubyeyi we, papa we. Umubyeyi w'umukobwa niwe waje kugufata mu rugo? Papa we n'abandi basore babiri yari tabaje aho ngaho ku ruhande. Nese umuturage ajya gufata undi muturage? Niko bimeze, nibo banyifatiye. Yego. Banshikiriza ubutabera nibo bangejeje ku murenge. Tugeze ku murenge baramfunga. Nyine icyo ndi kwibaza, bakujyanye ku murenge bavuga yuko wakoze ikihe cyaha? Banjyanye ku murenge bavuga ko nari ngiye kubafatira umwana wabo ku ngufu. Bagusanganye nawe se? Ntabwo bansanganye nawe. N'umukobwa w'ubwe yanaravugaga ati ngewe nubwo mugiye kumujyana ku murenge ngo yaragiye kumfata ku ngufu, nge namubonye ngira ubwoba ndiruka, ariko ntabwo yaragiye kumfata ku ngufu. Ati kuko nimunamugeza ku murenge baramurekura. Yego. Ubwo rero sinzi umuntu wabigizemo uruhare runini, niba nari wari warakoze birabyara bimpejejeyo ntaho mbizi. Ndinda kugera ku murenge. Yego. Ntabwo umukobwa yanifuzaga ko mfungwa. Yego. Ngeze ku murenge ubwo nibwo banyohereje kuri gereza. Ngeze kuri gereza ndafungwa. Njya kubona mu rukiko rw'ibanze rwa Busogo. Urukiko rw'ibanze rwa Busogo rumporopoza igihano c'imyaka 5. Ku cyaha cy'urukozasoni? Cy'urukozasoni. Ariko se icyaha cy'urukozasoni wagikoze ute? Icyaha cy'urukozasoni nyine ngewe nateretaga uwo mukobwa. Nari nsanzwe ntereta uwo mukobwa. Yego. Ariko uwo munsi niba yarazi ko ari we ndi bumujyane ntaho mbizi. Duhuye ariruka. Yego. Yirutse niba yarabibwiye abiwabo, nagiye kubona mbona papa we n'abandi baturanyi babiri yitabaje baje kumfata. Kuko impamvu ndi gukomeza kubaza ngo icyaha cy'urukozasoni wagikoze gute, nuko gutereta ni ibintu bisanzwe. Nta cyaha kirimo. None urukozasoni mu gutereta rwaturutse he? Njya kuburana nge nuko babivuze. Niwe ngo dosiye wakorewe ni y'urukozasoni? Yego. Dosiye nakorewe ni y'urukozasoni. No mu rukiko waburanaga icyaha cy'urukozasoni? Ni cy'urukozasoni rwose. None ko mu rukiko basobanura uburyo iki cyaha cyakozwe, iyo basobanuraga uburyo ki wagikoze basobanuraga gute? Basobanuraga ko ngo nari ngiye gufata uwo mukobwa ku ngufu, ariko ngo nkaba ntarageze ku ntego y'ibyo nari ngiye gukora. Yego. Ariyo mpamvu ngo bacise urukozasoni. Yego. Ubwo ndaburana nkoropozwa imyaka 5, mu gusomerwa bankatira igihano cy'imyaka 2. Yego. Tariki 13 z'ukwa mbere 2009 nyirangije gereza yanga kundekura ngo mfitemo dosiye y'imyaka 20. Ubwo igihano niba mbyumva neza, igihano wari usoje ni icya kindi cy'urukozasoni? Cy'imyaka 2. Noneho gereza yanga kundekura ngo mfite indi dosiye y'imyaka 20. Yego.
iyo dosiye y'imyaka 20 igenda gute? Bati none ntabwo wigeze gufungwa hano, n'ubwa mbere ufungwa. Yego. Ndabwa ni ngewe ubu n'ubwa kabiri mfungwa hano. Yego. Ariko dosiye yari imfunze narayiburanye mu Rwambere rw'Iremezo, propozwa burundu mu gusomerwa ngirwa umwere ndataha. Yego. Bati iyo dosiye rero niyo gukatira imyaka 20 mu ruhe rukiko. Bati none ko nimero zihari ari za parike. Yego. Bati se none parike ica imanza nise ninge muri kubibaza, ahubwo nge ni munsobanure naburanye mu Rwambere rw'Iremezo, niba wenda ariko rwari parike nge simbizi nto narinzi n'iby'inkiko, munsobanure baterekareka u Rwambere rw'Iremezo nirwo rukiko, none turi kubona hariho nimero za parike. Yego. Rero mumbabarire mu mpubutabera mungaragarize nimero z'urukiko mbandikire mbabaza ukuntu bacura umuntu bakanamukatira baramurekuye. Yego. Bati rero twewe ikintu tugiye gukora ni ukugukorera ubuvugizi tukareba ko hari ico babikora, ariko twewe ntitwakurekura turi kubona dufite indi dose y'imyaka 20 hano. Yego. None kituzuye nkaba mfunzwe binyuranyije n'amategeko se, mwakagombye kundekura ngakurikiranwa ndi hanze, hanyuma ndafungwa gute kandi urukiko ari rwo rushinzwe gufunga umuntu? Bati natwe nibyo tugiye gukurikirana. Banyima ubutabera. Yego. Hera 2009 mburana n'ubuyobozi bwa gereza, bigeze 2017 ndavuga nti n'ubu Gereza ya hehe? Gereza ya Musanze. Yego. Ubu ni igororero rya Musanze. Ubwo baravuze bati nta kuntu twewe twakurekura turi kubona gihamya hanga. Twewe ahubwo ikintu tugiye gukora ni ubuvugizi tukareba ko babidufashamo bakakurekura. Ndagumya ndabibaza bigeze 2017 mbona birarambiranye, ndavuga nti ngewe ndabona birambiranye, nubundi ndikona bigiye kurangira ibihano mwambwiye, kantegereze ntuze ndebe ko byarangira ngataha. Yego. Umunyamategeko wari waranyimye ubutabera bamaze kumusezerera ejo bundi mu zabukuru, bambajije undi wari umusimbuye. Yego. Na deregitera harati ngaho no mugenda abafite ibibazo bya dosiye babarebere. Ngeze muri gerefe bati weho turi kubona barakubariye, tegereza urangize ibihano byawe ugire gute utahe. Birangiye sinataha. None ko byarangiye nkaba ntatashe, ibaruwa iragenda igeze muri gerefe ngo ubusobanuro ku yindi dosiye. Igenda ite? Bati none iyi dosiye y'imyaka 2 ntari yawe. Ngo warusoje dosiye y'imyaka 20 umaze kuyisoza, hahita haza ya dosiye y'imyaka 2. Iyo y'ibiri igenda gute? Bati none iyi dosiye y'imyaka 2 ntabwo ari yawe. Ndavuga nti ngiye dosiye nzi nyirizina rero ni iyi y'ibiri. Ni y'ibiri gute? Ndabasobanurira bati iyi dosiye y'imyaka 20 n'iyi y'ibiri byose ni ibyawe, ugomba gukora n'iyi y'ibiri, twe nta kindi twagufasha. Yego. None rero ngiye niba nta kindi mwamfashaho mumbabarire mungaragarize urukiko rwampaye iyo 20, kuko ngiye nyikoze n'ubundi atari iyanjye. Yego. Ntazi inkomoko yayo. Bati ikintu ngiye kugufasha nuko iyi baruwa ya maje mpaye ngo nsome, ngiye gukurikiza ibingibi maje yari yasabye gereza ko igomba kwandikira urukiko rukagaragaza ukuri kuri iki kibazo. Yego. Atako kantu niko batakoze ngiye kugukorera. Saura bukoza fande. Yego. Igihe atarabikora abacamanza babashe kudusura hariya kwigororera. Bahageze bati bambagejeje ikibazo cyanjye. Ibagejejeho bati uyu muntu no kuzamuzana ku rukiko. Ngeze ku rukiko porokerera ati rero iki kibazo cyawe ndabona kitoroshe, none weho rigo nk'uko yari kubivuga ko mu gitabo iwanyu mureba mugasanga yaratashe, genda urebe mu icyo gitabo nusanga yaratashe koko ukore raporo, ati twagira n'amahirwe ukabonamo na nimero y'iyi dosiye tugahita tubibona ko koko yari yarayigizweho umwere, hanyuma twoherereze raporo. Porokerera ati cyo ngaho rero nimwigendere, none ngewe nto birarenza mu kwa 8 haragwa igisubizo. Nibwo nagiye kubona mbona rigo ngo waraje muri gereza mo ndani, ati cyo ngaha mbarutahe. Tugeze hanze arambwira ngo weho wari kuzagwamo. Inde yabikubwiye? Uwo munyamategeko kuri gereza ari. Yego. Twageze hanze nyimara gusohoka barambwiye ngo weho wari kuzagwamo. Nanjye naramushubije nti murakoze kuba mu mpaye ubutabera. Ariko se hagati aho ngaho ndi guhita nibaza ninde igihano cyarangiraga, ninde wahitagaza indi dosiye?
ni uwo munyamategeko kuri gereza si ushinzwe gucura se nyine dosiye ninde wabaga ari kukurega ndabizi se twanamenye iyo zabaga ko n'ubu ngubu nageze no ku rukiko teje yihariya mpageze haba hagaragaye indi y'ubujura riko ati none iyi dosiye y'ubujura yo ntari iyawe none ni yanjye gute se ko ndi kwemera viyore yo muri 2002 kandi nkababwira ko nayigizweho umwere iyi yibiri nkaba nkubwira ko ariyo nyirizina yanjye none uri kumbwira ngo nje gukora iyi nyikoze nayo ari y'ubuginga none ngewe ahubwo ndagira ngo mumbwire umuntu uri gukora ibi bintu uyu muntu uri kugaragaza iyi dosiye y'ubujura ashobora kubona ari we wakoze n'ibi bintu porokerera arebaho arebye haravuga ati se none ubundi ibi byo nabyo ko ndi kubona byabaye ari muri gereza yaba yaribye gereza umuryango wanjye nawe wari uhari baravuga bati noneho rero niba tugaragarize niba ari gereza yibye twe tuyiri porokerera ati weho genda ngo birarenza mu kwa 8 ntaraguha igisubizo data ariko nagiye kubona mbona barandekuye rigo tugeze hanze ariko abarambwiye ngo nari kuzagwamo yego wewe wari kuzagwa no kuva ngo kuva ufungu hashize igihe kingana iki uyu munsi kuwa kabiri ni ibyumweru 2 ndangije warinjiye muri gereza ryari 2007 tariki 13 z'ukwa mbere 2007 noba ngo kuva tariki kuva 2007 kugeza uyu munsi ubwo niba mbyumva neza ni imyaka 17 warufunzwe uyu ni wa 18 noba ngo mu myaka 18 wagakwiye ko warafunzwemo imyaka 2 yonyine yonyine gusa ubwo noba ngo nkozemo 16 ariko hari nindi yafunzwe mbere iyo bamugeze mu mwere yafunzwe umwere noba ngo ushobora ko warafunzwe nk'imyaka 20 na dushizeho niyo nakozeho mbere nanone naragizweho umwere iri muri 20 n'amezi gutyo ubu se urumva bitumye nibaza umuntu wafunzwe muri 2002 ugakaba ufungwa 2024 ntabwo ari ukuvugiraho ariko tugereranyiriza 2002 ubuzima bwa 2002 wari urimo icyo gihe n'uyu munsi ugeze hanze nicyo ubona cyahindutse ntabwo usotse ntabwo wabonye ugeze nk'ugiye mu ijoro none ubu urabona ko ngewe mfungwa nafunzwe ari icyaro gikazi none ntasha ari mu mujyi yegereze mikoro nafunzwe ari icyaro none ntasha ari mu mujyi none ubu urabona ntarahejejwe inyuma n'amateka mu gihe nanjye ubu nagombye kuba nagira icyo ngeraho none urabona ntashe ndi umusaza none se ubu nzimarira iki imbaraga zo gukora ziri gukora none ko mpeyo narahamugariye n'umugongo buko wanacitse harya wafunzwe ufite imyaka 18 uyu munsi ufite imyaka 40 ubwo bivuze ngo umaze imyaka 22 byo nini rucabana bihita byumvikana ku myaka 2 yonyine wari ufungiwe myaka 2 yonyine none se abantu bagize reka mvuga ngo abantu bagize uruhe mu gufungwa mwifungwa ryawe uyu munsi mujya muhura wari wabahura nabo turahura hari ikintu se bigeze ntabwo bigeze urumva rujye umuntu bamufunga wafungurwa bakabashaka kugusubizamo oya nta ushaka kunsubizamo wese gusa uwo nguwo nari narafungiye umukobwa we bakamijyana uciye imyaka 2 turahura no kumugora turi kumwe turi kuganira nta kibazo muri kuganira nta kibazo ntambwira ko Skatero wamufunze 20 ntabwo ari we wamfunze 20 yarayemera ko yikatiwe nyine mango 2 yo narayikatiwe ndayemera ko nayikatiwe ariko iyo 20 inkomoko yayo sayisinzi yari naraye abimbwiye ku mugoroba rwose ko mwamwegera ati reka ngewe niba hari n'ico nabafashaho nambwira nka kibafasha hatari ko ngewe ntabwo ari ngewe umuhejeje muri gereza kuri wowe noneho bijyanye n'imyaka rumaze muri gereza wowe ubwavuga uti narakatiwe imyaka 2 mfungwa imyaka 22 kuri wowe ni nk'icyo usaba inzego zidukurikiye nuvango ngewe ari ibishoboka ngahabwa ubutabera iyi myaka yose mfunzwe bakagombye kuba bagira ico bayindi hamo kurabona ntashe narahamugariye kandi ndi no kurengana ku bintu binagaragara ko nari naragizweho umwere yego
ubwo rero birashoboka ko njyewe nahabwa ubutabera nanone ngakurikirana njyewe ikibazo canje nahuye naco c'akarengane. Ndumva rwose babasha kumpa ubutabera ngakurikirana nanje ikibazo canje nkareba ko nagira ico nigezaho. Urabona iterambere ryaransize. hari icyo uri kubikoraho se muri ubwo buryo bwo kugira ngo ube wahabwa ubutabera? Hari ikintu uri kubikoraho wowe n'umuryango wawe? Njyewe mu bigaragara njya ngenda nganira n'abantu batandukanye, bamwe bakambwira bati ushaka wabyihorera n'ubundi waba ushatse nko guhangana na leta, abandi bati ntabwo ari uguhangana na leta kuko n'ubundi wararenganyijwe n'ibimenyetso biragaragara ko bihari, mbese ubwo nkabura umwanzuro nabifatira. Niba ngo wowe impamvu rimwe na rimwe ujya utekereza kuba utabikora no kuvuga uti ntabwo nshaka guhangana na leta, cyangwa ufite ubwoba bw'uko bagusubizaho no bakagukatira indi 20? Oya, bashobora no kutanansubizayo, ariko nanone ugasanga mbyangirikiyemo kandi n'ubundi ibintu bigoranye cyane. Nuvuga ngo icyangombwa ni uko ugomba gushima Imana ko utaguye muri gereza. Niko bimeze. Noneho ngira ngo abadukurikiye nk'uko mubona kuri kamera turi kumwe na Setora ku ruhande, hereza mikoro Setora nawe tuganireho. Ngira ngo Setora twongeye kuguha ikaze. Urakoze cyane, kanongere nshimira abakunzi b'Umukunzi TV. Nshimire na Nizeyimana ku bisobanuro ndamaze gutanga cyamaze kutubwira, ariko reka mbaze mwese mbasuhuze. Ndagira ngo twinjire muri iki kintu. Ntabwo ndibuvuge byinshi kuko yabisobanuye, ariko ndagaragaza amakosa yakozwe muri ifungwa ry'uyu mugabo. Kuko ibi bintu yavuze abiheraho igihe nari umukozi muri pariki. Twigeze guhabwa umwanya wo kujya dukemura ibibazo by'abantu bari bafungiwe muri gereza ya Musanze. Yego. Njyewe ubundi nari umushinjacyaha mu karere ka Buhoma. Yego. Buhoma ubu ni mu karere ka Nyabihu, ariko icyo gihe ari mu ntara muri prefecture ya Ruhengeri. Yego. Buhoma niho nari umushinjacyaha ngaha. Umuprocureur wadukuriye yitwaga Batsinda Aline. Batsinda Aline. Yego. Niwe wari procureur wari ukuriye pariki hano imusabe kuri prefecture ya Ruhengeri, niko nabyita ariko mbivuga. Ariko niwe wari nuvuga ngo prefecture ya Ruhengeri yagizwe na 16. Yego. Ariko buri commune cyangwa buri karere, kuko icyo gihe byari commune kera byageze bivaho, hanyuma tubuturere ariko uturere twaje kuba ducyo ko bagiye bahuza uturere 2 cyangwa 3. Yego. Icyo gihe nge nabaga mu karere ka Buhoma. Yego. Noneho uyu Batsindarine aratubwira nk'abakozi bakoraga muri utwo turere turi abashinjacyaha, ati musure mugerageze gusura gereza irimo abantu bafunzwe barengana. Yego. Irimo abantu bafunzwe barengana. Niba ariyo case ya Nizeyimana simbizi, ariko yabisobanuye ko yaburanye akagirwa umwere. Yego. Yaraburanye kuri Busogo, ni kuri Busogo cyane mu rukiko rwisumbuye. Urukiko rwa mbere rw'Iremeza. Urumva Aline Batsinda nani wari umushinjacyaha wanjye. Nibyo mvuga rwose. Noneho iki gihe hari abo twarekuraga twajyaga kuri gereza, wasanga hari umuntu udafite dosiye ufunzwe, tukamurikura agataha. Kuko ndibuka ari bashinjacyaha bitwaga ba Sebutunda, ba Rukanika, ba Rukira wa Muhizi, ba Dusabe Marcel, ni benshi nibo bakoraga kuri pariki. Twe twinjira muri parike mu 2004 nibwo twinjiye muri parike. Yego. Banjana muri Buhoma. Ari nawe watuyoboraga rero adukoresheje nama avuga ati musure gereza muri abantu bafunzwe badafite amadosiye mu rekure bataye. Nanjye nzi ko mubanje Inyabihu muri Buhoma narekuye bagera mu 8. Yego. Bari badafite amadosiye bari muri gereza. Uyuwe urumva ko yaburanye, ntabwo yatashe muri ubwo buryo. Yego. Ariko icyakorwaga icyo gihe hari ibintu bitaga gusaba, aribyo bita gupropoza, uko nawe yabivuga ngo bamupropoza ya burundu. Umushinjacyaha yasabaga ari inyandiko twakoraga mbere yuko umuntu anaburana ikajya muri dosiye usaba ko uwo muntu urukiko rwazamuhanisha icyo gihano kimeze gutyo kingana gutyo, imyaka 5, 10, 20, 25 ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo nicyo iyo nyandiko y'umushinjacyaha ifite na nimero niyo yagiye mu rukiko ijya no muri gereza uko yagenda gimuherekeje. Yego. Ubwo yagiye muherekeje. Igiye muherekeje agiye kuburana abumwere. Yego. Baramurekura cya gipapuro ntibagikarasa cyangwa bagikure muri dosiye z'abafungwa kirakomeza kibikwa aho ngaho. Yego. None ageze muri quartier wabo urabona ko yatashe uretse turaho ngaho
ni ukubera iki kitakuwe mu nicyo kibazo. Hari imikorere mibi y'abayobozi rega birashoboka, cyangwa se abo muri grefe, cyangwa kibagirwa atanabishakaga, akibagirwa ntagikuremo. Ntavuze ko n'ejo bundi yavuyemo, ashobora kuba n'igipapuro bamuha atazi iyo yakijugunye, cyangwa se nta nabo banabyanditse bakaba banakimubara. Hari imikorere mibi, nicyo nashatse kuvuga. Nkawe aravuga ati barandekuye nabaye umwere, ariko igipapuro bamurekuriyeho ntacyo afite mu rugo. Yavuze ko bagishatse bakakibura, kandi nawe niba yarageze mu rugo akagishaka simbiza araza kubitubwira. Ariko no kuri gereza bagombye kuba basigaranye kopi imeze nk'icyo gipapuro agendanye, cyangwa mu gitabo bakamwandukura, kuko hari icyo bita registre de cours. Iyo uri muri gereza, hari imirimo ukorera muri gereza, iyo registre de cours bandikamo ibyo wakoze byose, wajya no gutaba bakaguha 10% yawe wakoreye. Kuko babandi bajya kuri chantier bari muri gereza, nuva ngo barabagereza iyo bagiye gutaha uwakoze arahembwa. Hari 10% bamwandikira. Ndabeshya niko bigenda. Iyo utashye barayaguka yagira itike, iyo batagoye nanone baba bakuriye ya mikorere mibi. Inshuro nyinshi ubundi barayabarya, ariko niko bimeze, ariko ntayo babaha. Inshuro nyinshi bakorera kimwe cya 10 ariko ntacyo babaha. Niyo bagerageje kubaha babagurira nk'udusabune udusukari nka rimwe mu mwaka nangwa kabiri mu mwaka. Noneho Damascene ubwo ugifashe mikoro, ubwo wowe ku giti cyawe uriyo, ni bihe bintu, ni bihe bikorwa wakoraga, kuko nawe warumaze igihe warutuyeyo? Ngewe nta mwuga nakoragayo, kubera ko iyo ukorayo umwuga hariya usaba kwandika, usaba nk'ujuje ibisabwa, ukandikira gerefe kazagusubiza usohoka ku rutonde kugomba kujya hehe ku kipe nk'abandi nk'ujuje ibisabwa. Ngiye kubera ko nari imfunzwe na dosiye ituzuye, byageraga y'abandi bagasohoka ku rutonde nge nkabura. Nigeze no gusohokaho rimwe, uwo munyamategeko witwa Barijoro tugonganiye hanze ahita nyinjiza, tisubira muri gereza ahubwo bagushire no mugashati, wasohotse gute ko umbwira ko ira dosiye atari nge ira dosiye mbakaga nimero y'urukiko rwayinkatiye, sayi ntayo mwampaye. Niyo mpamvu nari ngerageje ngo ndebe ko ndanasohoka ku kipe, nari ngize amahirwe yo gusohoka. Rero ati injira, sinzongera no kukubona hanze. Iyi myaka yose nyikoze nibera mu gipangu mo ndani. Ariko se ubwo bitumye nkomeza kwibaza, uwo munyamategeko kuri gereza hari ikintu mwari musanzwe mupfa? Ntabwo mbizi, ubwo we nibanga rye n'uwakoze ibyo ngibyo nanone byari bimpejejeyo. Usanzwe se uziranye nawe? Ntaho muzi. Se turongera ufate mikoro. Reka nkomeze kuko nakari gaciyemo nagira ngo ngaragaza uburyo twari kuraga abo bantu muri icyo gihe 2004, ariko noneho yavuze ko 2007. Urumva we yaraburanye 2005 arataha. Yaramaze imyaka 3. Arataha ajya mu rugo abaye umwere. Amaze kuba umwere rero 2007 ahura n'isanganya, agongana n'ikindi cyaha cy'urukozasoni, barongera baramufata. Urumva deja yari yabaye umuturage atuye nta kibazo afite, ntabwo yavuye muri gereza atorotse, sibyo? Ndagira ngo tugendane neza utaza kubivanga. Hanyuma 2007 ahura n'isanganya zuriya mukobwa Nyiramwiza amuteza ibibazo. Urumva yamuteretaga afite n'undi mugore. Uko byumva afite n'undi mugore? Ari ufite undi mugore? Yari yaratanye nawe, ariko yari yaramwigeze. Noneho 2007 nibwo yagiye muri gereza, akatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Musanze igifungo cy'imyaka 2. Sicyo cyane yaragiye gukora? Sicyo cyane yaragiye gukora? Yaragiye aragikora kuri 13 z'ukwa mbere, itariki yo gutaha igeze. 2009 igeze, arabaza ati niko mutandekura kandi isaha zanyu zo gutaha zigeze. Wowe utaha gute? Sindagize imyaka 2 sinaje gukora. Oya, ngo ari indi 20. Iyi 20 yari iturutse he? Ya mikorere mibi mvuga 20 yari ivuye, kandi yaragiye muri gereza agiye gukora igifungo cy'imyaka 2. Imyaka 20 bayimuhaye yabaye nko kubiswe n'inkuba. Aravuga ati wenda nzakomeza kugenda mbaza, akajya baza muri greffe uko kibazo kimeza, akabaza muri greffe ngo tuzabireba. Umvise ko maje yabigiyemo, umvise ko Transparency International yabigiyemo, umvise ko inzego nyinshi zabigiyemo. Bakavuga ngo ibintu byawe ntago bisobanutse. Ni gute umuntu afungwa muri gereza imyaka 20 adafite ordonnance y'urukiko? Umwanya nshaka nagutora kujyana muri gereza bakagufunga noneho. Nicyo bivuze, nicyo bisobanuye. Ahubwo noneho ikibazo mpita nibaza, kumva inzego zose bireba zabyinjiyemo,
kubera iki zose zananiwe kuvumbura umuntu yagiragaho yahandaho bikanga kuko muri gereza baga bafite umuntu twe turamufite ari muri gereza yambaye iroza ararujisira hano mu gitabo yego bajya ku rukiko ordonnance yakagombye kubigaragazwa n'urukiko yego icyo bamufungiye iyo myaka 20 ibi rero irangije neza arongera kwa 20 noneho ngira ngo nyarutse yagiye afite imyaka 18 ubu afite imyaka 40 yego yatashe ejo bundi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 yego hagati aha njye nageze kuri gereza none nageze ku rukiko kuri 16 ninjira muri parike ndabaza nti umugabo nari ndi kumwe na mushikiwe umugabo ufunzwe imyaka 20 muri gereza yarakatiwe 2 ni ukubera iki ubwo ndari maze kubimenya kuko yaravuye aho nkejo yari yavuye aho ngaho bamuzanye yabivuze yego barambwiye ngo ibyo bintu ntabwo tubizi ngo turabikurikirana hano hari kuwa 4 yego kuri 16 ariko ngiye kumva ngo kuri 20 ngo wa mugabo bamurekuye niyo mpamvu twamushatse ngo tumuganirize atubwire se kumufunga imyaka 20 yahise ngo ni y'ubuginga bayibuze bo muri gereza uyu mugabo yarafungiwe iki umuntu ajya muri gereza agafungwa atari kuri ordonnance gute ubwo se byabe ngo ni munyumvishiriza transparency mwaje murenganura abantu koko ariko mwana bigezemo na maji yabigezemo ahubwo uyu nawe ariko we ntacyo ari gukora buryo umuntu afunzwe ntacyo yakwimarira uri hanze ni ugira icyo mumarira bivuze none se ko nageze kuri 16 kuri 20 bakakurekura ese ubwo si ijwi ryawe ahubwo ryakoze mbizi njye nagiye nk'umunyamakuru ngiye kubibaza batubiretse gukoramo inkuru turabikurikirana yego yataje kuri 20 amaze mu myaka 20 yarakatiwe 2 yaboneka abanyamategeko mujye mugerageza namwe mudufashe kandi umuntu nataka burya nta utaka atababaye niba yaratakaga buri munsi maji kagera transparency ereka zira nazo n'inzego zikora ariko ntabwo zishiraho injonction ku rukiko cyangwa se kuri gereza we yarangije ibye nyine ubwo nyine yakoze igifungo cy'intuza cy'ubuginga nyine ariko wamaje uteze arateganya kubiregera yego numva ari uburenganzira bwe kurega kuko nk'umuntu wafunzwe arengana bagombye kugaragaza icyo yarafungiwe ariko se kwa urwego rw'igorora ndavuga gereza ni basigaye bakoresha ngo ni igorora urukiko rwamufunze rukagaragaza ordonnance yamufunze ndetse na pariki kuko ubushinjacyaha ntabwo bushinja gusa erega no gushinjura rwashinjura niba rero yaba umwere yongeye gusubira muri gereza ate ko yagiye gukora igifungo cy'imyaka 2 yakoze imyaka 20 gute ariko se nanone hari itegeko rirengera uwo muturage uba warenganye muri ubwo buryo amategeko arari uburenganzira none se kirazira gufunga umuntu umuziza ubusa hari ibyo turabyumva ariko se hari umuntu byigeze bikorwaho ngo tuve ngo uyu muntu yafunzwe imyaka imeze gutyo cyangwa yafunzwe muri ubwo buryo arangije ararenganurwa nicyo kibazo nacyo numva banakivuzeho ko abantu bagomba kureba uburyo bagorora bakagorora intuza bakagorora amategeko none n'igifungo cy'iminsi 30 kikavaho kuko umuntu nakatirwa ngo bamufunye iminsi 30 y'agateganyo ngo igipereza rigikomeje bikazarangira afunzwe umwaka cyangwa 2 nanone akazasohokamo abaye umwere yego uwo muntu ntiyaregaga ariko ngira ngo itegeko nirijya kuza rizagira icyo ritanga yego rizagira icyo ritanga kuko ntabwo izaba ririho bivuga ngo umuntu uzafungwa arengana nayo mvuga nti kuri 16 nibwo nageze hariya mbona n'umushinjacyaha mbona yewe n'umukozi ushinzwe gukurikirana akarengane muri parike barambwiye bati uwo muntu yageze hano ejo ariko turacyabikurikirana umuntu afunzwe imyaka 20 gute yarakatiwe 2 ari igihe abo bantu uko bivuga hari abo twarekuraga bari badafite amadosiye bwaba abashinjacyaha twasimbuye tukijyamo kubwabatsinda Aline nabivuze yego ari nawe wari umushinjacyaha yego uyu rero yaje gufungurwa atsinze urubanza urukiko rwisumbuye bamugira umwere yego nuko yaje kuri cyangombwa bamurekuriye ariko byagombye kuba bigaragara mu rukiko cyangwa kuri gereza uwiya kibuze muri gereza ntacyo bari bafite ahubwo nuko none se iyo adakora kiriya cyaha cy'urukozasoni kirabamukatiye imyaka 2 ese ubundi aba yarasubiye muri gereza kiriya cy'urukozasoni cyo buriya nicyo cyo tutemeye nta nubwo tunakigarukaho nawe aremera ko yemewe gukora igihano kuko wabanza ntiwarusubiza inyuma uravuze ngo yemewe gukora igihano ubundi bagukatiye waba utabyemera bwo ntiwakwemera gukora igihano iyo atabyemera yari kubijuririra
ko yaremeye kujyanirwa nuko yabyemeye. ubu se umuntu ufunzwe imyaka 20 y'ubuginga ubwo wajurira bwo bakakumva. Icyo ubwo rero nacyo twazagisesengura ukwacyo kuko icyo twaje gusesengura ni igifungo cy'imyaka 20 y'ubuginga. Yego. Ntabwo ari ibiri. Y'ibiri byo barabyemera ko yaburanye ordonnance iramujyana muri gereza. Yego. Yagiye muri gereza afite ordonnance yo gufunga imyaka 2. Ntabwo yagiye muri gereza agiye gufunga imyaka 20. Yego. Noneho cyumve neza. Yego. Noneho ko yarangije imyaka 2 bari bamufungiye kuki yakomeje kubamo. Yagomba gutaha kuri 14 z'ukwa mbere 2009. Ko yarangije imyaka 2. Yego. Avuze ati ngiye gutaha mu nkingure ntahe urataha ujye kufunzwe 20. Iyo 20 yari ivuye he kandi bari bamukatiye 2. Umuntu yafunzwe afite imyaka 18 afunguye afite imyaka 40. Turimo turarenganya na parike cyangwa se urukiko twarenganya gereza. Bagumana umuntu gute udafungiye kuri ordonnance y'intuza rukiko. Bamumuna gute muri gereza adafite ordonnance y'urukiko. Naye nakubajije ngo si ubundi bamwakira bate muri gereza adafite ordonnance y'urukiko imufunga. Aho ibyo sinabyabindi byongera ubucucike muri gereza. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kujyana umuntu uyu munsi muri gereza ngo bamufunge atari urukiko rumufunze. Avuga ko yarafunzwe n'icyemezo cy'umushinjacyaha. Umushinjacyaha arafunga. Umushinjacyaha ntabwo afunga. Arabifite mu rugo. Yego. Uzabikenera tuzabihamagaza tubishake twongeye dukora ikiganiro tubifite. Wazamaje byose ndabifite hari. Hanyuma nta kindi kibazo mbaza. Noneho mbere nakubajije ngo hari itegeko ryaba rirenganura aba bantu baba bafunzwe muri ubu buryo. Uburenganzira bwa muntu ntakorwa ntayegayezwa. Yego. Bivuze ngo ufunzwe urenganya umuntu ugomba kurenganurwa kuri icyo kintu ako karengane kawe kagomba kujya ahagaragara ukabihererwa indishyi z'akababose ntiziboneka. Impamvu nari nkubajije gutya ngira ngo hari abanyamakuru barimo babitwa ba Meshake ngira ngo bafunzwe bo bagiye ku minsi 30 bamara imyaka ine muri gereza abo ntitwigeze tubona donc baregera indishyi. Nari ngiye kubaza ese ntiwasanga impamvu ituma abantu bataregera indishyi ari ugutinya yuko bashobora kurega noneho barangiza bakaba basubizwamo noneho bagahita bakatigwa burundu. Abo batashye bate batashye batsinze urubanza cyangwa batashye bagizwa bere bamaze nk'imyaka 4 nuba ngo bagiye ku minsi 30 barangije nyuma y'imyaka 4 urukiko rubahindura bere kuko nibwo baburanye aho nta kirego cyaba kirimo keretse baraburanye mbere urukiko rukabagira bere ntibabarekure. Ubundi se minsi 30 ihindukamo imyaka 4 gute? Biterwa na systeme yapfuye, connection zabuze, umushinjacyaha yabuze, umucamanza yagiye mu mahugurwa, ibyo byose bikagenda basubika. Okay, ntacyo reka tujye ku kibazo cya Damascene. Ndabo bamesha kuvuga rero nabo igihe baburaniye bakagerwa bere nibwo batashye. Ariko ntabwo bari kubarekura bataraburana. Bari bajyaga kuburana nabo systeme igapfa, bajya kuburana connection ikabura, bajya kuburana umucamanza akabura cyangwa umushinjacyaha kugera ya myaka ibaye. Kuko nabyo nta makosa. Mu gihe cyanyu ko bitigeze bibaho. Kwa tubwiye uti nta muntu wigeze kuri 30 ijoro inshuro 3 zikurikiranye. Nyine ubu haje ibintu bijyanye n'ama connection n'ama system. System yaba rwitwazo. Ikipfuye cyose ngo ni system yapfuye. Connection zabuze. Ariko cyagiye nta connection yaburaga ko twakoreshaga amakaramu nabyo imashini bakubitaga bagahondagura bakubita bikagenda. Ku kibazo cy'uyu rero. Yego. We ntabwo tuvugana ngo amaze imyaka 20 ngo yaburanye none ngo agizwe umwere. Oya. Uyafunzwe imyaka 20 y'ubuginga. Nta cyaha ahaniwe. Yagiye mara umusore yagiye gukora igifungo cy'imyaka 2 ari umusore none akoze 20 yarafungiwe iki? Ibi bihombo nibyo nibaza bizabazwa nde? Yarafungiwe iki? Kuri gereza bazatwereke mu gitabo cyabo muri greffe twebwe dufite ordonnance dore ngiye imufunga y'urukiko runura y'imyaka 20. Yego. Cyangwa se urukiko ruvuga ni twebwe twamufunze ordonnance ngiye. Umushinjacyaha ati ngiye bamushinje bamukatiye. Ibyo byose si muri systeme ntibirimo. Biba bitwereke muri systeme. Ese kuki bamurekuye kuri 20 bamurekuye bavuga uki? Kwasoje igihano. Wagisoje kuri 20 z'ukwa 8. Cyangwa cyashojwe kubera ko hari abantu bari batangiye kubyirukanka inyuma. Igipapuro bampaye natahiyeho cyanditsweho ngo ko ngizwe umwere. Ugizwe umwere ku cye cyaha? Nta ibyaha niba hari handitsweho igifaransa nto nize. Bakubwiye kugizwe umwere ta? Ariko handitsweho ngagizwe umwere. Niba rero ariyo ya mbere nanone bandekuriyeho ari iyo myaka 2 babyanditsemo. Bandikaho niyo myaka 20. Bandikaho none hepfo nanone ngagizwe umwere. Iki kiganiro ngira ngo tuzohera tukigarukeho dufite izo mapuro yarekuriweho. Yego. Kuko byazafasha kumvisha n'abandi bakurikiye ikiganiro
uburyo yarekuwemo noneho niba yarekuwe arangije ya myaka 20 ye bari baramuhaye cyangwa se niba yarekuwe nk'umuntu basanze arengana dusanga ararenganaga uburenganzira bw'azabubonye bwo gukurikirana ikibazo cye. Yego none ubwo tugera ku musozo mpise nibaza ngo ese nta bandi bantu baba bari muri gereza, reka nkoresha imvugo, bari kuborera muri gereza bameze nk'uyu nguyu nabo bari gukora igihano kidafite icyo kivuze? Icyo niwe wagisubiza kubera ko yarariyo wenda barahari simbizi. Muhereza aho babura ntabwo baburamo banarimo. Hari abandi bantu mwaba mwaragiye muganira mukabwirana donc musharingana utubabaro twanyu ugasanga nabo ubwabo barimo nk'uko nawe wari urimo? barimo kuko harimo n'undi witwa Ndanda uzwi ku izina rya Ndanda nawe wakoraga igihano ca jenoside ariko nawe akaba yarakirangije nsize nawe ari kuburana nabo ngo bamurekure baranze kumurekura. We yaramazemo we igihano cye cyarangiye ryari? Ndumva yarakirangije mu kwezi kwa gatanu. Ni mu kwa gatanu ndi kwibuka itariki ariko mperuka tuganira mbwira ko aba yarantanze gutaha. Yego. Ngira ngo hereza mikoro Seto. Amaze imyaka ingahe? 19. Ngaho muri 19 2006. Ngira ngo Setora ibibazo bimeze gutya, ibibazo by'uruhuri bimeze gutya rimwe na rimwe bitagakwiye kuba bihari, byakemuka gute? Gukemuka nta kundi uretse ko umuntu agomba kwita ku murimo we. Umuntu akavuga ati ngiye ndi greffier hano umuntu uza mwigorora rya Musanze akamenya abafungwa barimo ni bande, abagomba gutaha ni bande uwo munsi, abinjiye ni bangahe, abarwaye ni bangahe, yewe n'umuyobozi w'igorora rigomba kuba bizi ibyo byose. Ariko kubera iki none se uriya ni umurenge, uriya n'undi murenge ngo wa 117? Yego rukubyo cyangwa se nindi ntara nindi ntara mu ntara enye tufite n'umujyi wa Kigali ikaba wenda ari ntara ya 5. Yego bakagombye kuba rero uriya muyobozi wayo ni nka guverineri hariya bariya bakorana ni nkuko no mu ntara hari abayobozi bunganiye guverineri. Yego umuturage yarwara mu mudugudu ntubimenye, ntabwo bibaho. ufite mutwara sibo ntabwo bibaho. muri gereza ntabamo imidugudu n'utugari, imidugudu n'utugari n'abamutwara sibo babamo. urumva bose ko babamo. bivuze ngo ikibazo kivutwa na wa undi wo hasi kigera ku muyobozi wa gereza gihuse si kigenda kirukanze cyane nako kanya. Ni gute rero umuntu afunga imyaka 20 na urwo rubanza rutarabayeho muri greffe icyo kibazo? Hari umugabo akunze kugarukaho ngo ni bari ligo ubwo umunyamategeko wa gereza witwa ngo Ubarijoro. Ubarijoro niwe wakundaga guhora kubwira ngo tegereza mu gutaha undi aravuga ngo wari kuzagwamo. None kubera iki avuze ngo wari kuzagwamo? Habaye iki? Hakozwe iki? Warabizi azimpamvu. Ubwo azimpamvu kuko niwe wari uri kuzana nandi madose ngo dore naya nayawe nayawe ubwo babikoranaga ni umuzi n'amugaragaza. Urumva ko bazanyemo n'ubusambo. Procureur kibaza ati umuntu ko afunzwe ubwo bujura bukoreye muri gereza, bivuze ngo hari umuntu ushobora kuba waragendaga akagucomereza bati ntatahe munyumvishirize, nacyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Nyabuneka abantu bashinzwe ibintu by'amagereza mukurikirana ibi bintu nabyo ntabwo byaba ari byo, keretse riba nizeye Imana tubeshya. Ntabwo ari ukubeshya ibyo mbabwira. Niba ibyo tubwira ari byo ari ukuri, waragizwe umwere 2005 ugakora icyaha kindi 2007 ukaba ukatira imyaka 2, wagombye kuba waratashe 2009. ngaho cyaba ari ikibazo rero ngira ngo twasoreza ngabyo dusesengwe nibyo ngibyo. Ngewe natangaga ubuhamya cyangwa se ngazasengura iki ngiki nkurikije uburyo twakozemo icyo gihe. Hari abo twarekuye nanjye ndabyibuka batagiraga amadosiye ku bw'abatsinda Aline uwo namufashe. Noneho wakongera ugakora ikindi cyaha akaba cyo bagukurikiranaho cyagiye bagufunza akaba cyo kigenderwaho, ariko ntabwo basubira inyuma ngo wigeze no gufungirwa iki ngiki ngo nubwo wagize umwere ngo ahubwo ngo hitamo ngo komeza ukirangize. Byaba bitandukanye n'ubutabera, nta tegeko ryaba rigena icyo kintu. Yego reka bwana Setora tugushimire cyane. Ndabashimiye namwe murakoze cyane, nshimire n'abakunzi b'Umukunzi TV. Mugire rero namwe mwe byiza. Yego ngira ngo abari bakurikiranye ikiganiro cyacu ni ikiganiro cyava ku butabera tuganira na Jean Damascene wafunzwe imyaka 22 mu by'ukuri yarakatiwe imyaka 2. Ngira ngo twari turi kuganira agenda tubwira
ku karengane yaba yarahuye nako, noneho turi kumwe na Setura tumwifashishwa ku busesenguzi cyane ko iki kibazo akizi, ngira ngo ntabwo nkizi ahubwo nuko cyantunguye urikije uburyo inzego zigomba gukora, haba parike, urukiko na gereza, inzego zuzuzanya, nta muntu ugomba gufunga igihe kingana gutya arengana, izo nkiko ngo izo nzego ngo zitane ba mwana, kuko ngewe ngera kuri parike yavuga ko itazi uburyo byakozwe, urukiko narwo gereza nabo bakitana ba mwana, ugasanga buri wese ntabwo avuga ngo umuntu ngo afunzwe n'iki ngiki, yego, ahubwo rero uburenganzira bwe ugomba kubahirizwa, niba yararenganye izindi nzego zibishinzwe zikareba ku buryo zamurenganura. Yego, ngira ngo namwe abadukurikiye, niba ngira ngo muraza kuduha ibitekerezo hasi mutubwira uko mubyumva, kandi nanone niba munyurwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho, ni mukande sabone, niba mubona tutiyabonesha muduha ibitekerezo, nimubona hari n'izindi ngingo tugomba kuganiraho mujye muduhutubwira hamwe, kandi akomeze kwivanga mu byo mukora byose. Ngiye nk'ibisanzwe nitwa Young 250 the great of course, mwene Sirake niko nitwa.